babishaka ahubwo haba hari igarapu ntuza expenses ziriya depanse zigenda n'izo usanga bagura ugasanga umuntu avuye mu gakino. Hanyuma hari n'abantu hano hanze rero bavuga bati buriya kugira ngo umuziki nyarwanda use nkaho ugira ku rwego rw'uko umuhanzi yawukora kandi ukaba wanamwinjiriza cyane wenda ku rwego nyine uri umuhanzi ni umuntu ugomba gutandukana n'abandi bantu muri sosiyete isanzwe y'abantu bisanzwe kuko aba ari umuntu nyine usanzwe akora ibintu bikundwa n'abantu benshi cyane. Abantu hano hanze bakavuga bati kugira ngo umuhanzi ave mu muziki cyangwa se ase nk'uhagarika umuziki ariko hari n'ikindi kintu ukuyemo uko leta igomba kubishyiramo imbaraga ikaba yabafasha. Ese wowe ku giti cyawe urebye ubona ntacyo leta ibafasha cyangwa ahubwo ntago leta iradufasha ahubwo wenda ntabwo byari byaba nk'uburayi ngo batangire kujya wenda bagura indirimbo zacu ariko YouTube turacuruza amakonseri rimwe na rimwe biraka leta yabonye urabona ko ishyiramo abahanzi ariko igihe kiba kirekire ugasanga wenda uwo mwaka nk'uko wavugaga umuntu ntabwo yabona amafaranga cyangwa se ntabwo yabona kujya kuri izo konseri za buri gihe ugasanga rero rimwe na rimwe habuze imbaraga z'ubukungu umuntu akivenza ariko biba bigoye rimwe na rimwe bitewe n'amikoro. Wenda ntekereza ko impamvu nk'abo bantu babivuga cyane kuko mu minsi ishize harimo umuntu ugeze ku story arambwira ati hari umuyobozi runaka ugeze gushaka gukora wenda nka campaign yo guteza imbere abaturage hari inkunga ngo yari agiye kubahereza ariko ngo baravuga bati kugira ngo abaturage bazi birasaba ko dushyiramo wenda n'abahanzi basanzwe bakunzwe cyane muri iyo minsi. None uwo muyobozi ngo bamugiriye iyo nama baramubwira ati umuhanzi runaka akina amafaranga bamubwira umwe mu bahanzi ntibivuze kuvuga hano aravuga ati hati uwo muhanzi arasanzwe ati turamuhaye ngaya mu by'ukuri ngo yamuhaye agaciro gake cyane bitewe n'uko nyine atazi ibintu by'umuziki. Ese ntabwo yigeze amuha agaciro kubera ko atazi umuziki kuko yaba ashaka kugira ngo amenye uwo ari we barigumishije bamubwira bati abaturage ntibashobora kuza baraza ari uko ari we azi ubwo rero urumva ko ari we byose ari we nkomoko y'iyo show cyangwa se ibyo birori byose. ubwo rero agaciro k'umuhanzi karagenda kaboneka turashimira perezida washyizeho itegeko riturengera ryasinywe n'umukuru w'igihugu kugira ngo umuntu wese uzajya ukoresha ibihangano byacu cyangwa se iyo twakoze atabifitiye uburenganzira ajyana na bihano bisobanuye ngo aka ni akazi nk'akandi. kuko wenda nko muri Tanzania tubona abahanzi baho wenda nk'indirimbo zabo iyo zikinwa cyane mu maklabu cyangwa se n'ahandi hantu habera ibirori bitandukanye hari akantu wenda kinjira ku muhanzi cyangwa se no muri za Uganda ahantu nk'aho ngaho ariko urumva ko no mu Rwanda byaje kandi bisaho cyane. Hanyuma se Super iyo urebye ubona management mu muziki ifite ikintu maze kumarira abahanzi cyangwa n'ubundi biracyari nka mbere nk'umuntu wenda akaza akavuga ati ndi manager wa runaka uwo muhanzi aje kumanaginga cyangwa se maze kugira icyo bageza aho none se melody ukomeze niko yari ameze oya ntabwo uri ukomeze niko yari ameze none se uko Kanisho ameze atararirimba ubu niko ameze none se ni ukuvuga ngo management mu Rwanda mbone no gushimiraho ko abanyarwanda umuziki wabo usigaye turangwa henshi mu bihugu bitandukanye abo nk'uko babivuze twongeremo imbaraga dukora music ku bwinshi nziza kandi tugire na style yacu ariko management nayo ndayishimira udukoza twaba duhari ni dutoya kuko nta byarango de ariko abana barimo barakoza ku mitwe y'intoki amafaranga menshi kubera ibihangano ibyo rero kugira ngo bishobore kubona uko bafite management nziza bategurira ibyo ngibyo. Yego hanyuma se ubona itangazamakuru ryo hari ikintu cyiyongereyeho cyane wenda ugereranyije n'uko mwatangiye bimeze mu myaka ya kera kuba wenda babasapotinga imiziki y'abana b'abanyarwanda? Nibyo itangazamakuru ry'u Rwanda naryo riradusapotinga rwose ntabwo nari kamera mu gitoze baracuranga indirimbo zacu bagerageza kutuvuganira press conference baraza bakabwira abanyarwanda ibyacu ndabashimira cyane nawe urimo kandi asante sana. Hanyuma se Super wenda akabazo gasa nkaho tugara ku musozo cyangwa se dusoza kuko turagutunguye cyane wenda ntabwo ufite umwanya uhagije sinzi ariko ugereranyije ubona kuko nta kabazo ugenda kwibaza cyane ukabona twatangira rimwe na za wenda twaje muri mu kiragaro kimwe na za Tanzania wenda mu muziki usa nkaho uvuguruye na za Nigeria ubwo mbere yaho nabo bakoraga cyane na za Uganda ariko by'ukuri ukabona nubwo twaje nkaho tuje mu kigero
cyangwa se mu kiragano kimwe ariko bo baturi imbere cyane kubafata biragoye cyane ubona mu by'ukuri music yacu izira iki koko nkawe nk'umuntu muri legend ubaye n'igihe kinini cyane w'umu expert cyane muri uyu muziki ubona biterwa n'iki bwa Superman kiraziraga no kutagira injyana yacu ari nako gakoza dusigaranye nitumara kubona injyana yacu nk'uko abakongomani bagize bolingo abagande bakagira raga abatanzania bakagira bongo flavor abanigeria bakagira rimbo dance afro yabo natwe nitumara kugira injyana yacu ako tuba tugakosoye ariko music management yacu ya music industry Rwanda ni music industry bose bahagaze neza cyo tubura gusa kandi kizaboneka ni injyana yacu yari umuntu azajyumva akavuga ati uno muziki w'abanyarwanda nk'uko ubona amapiyano yo muri South Africa yumvishije umuntu avuga atabona abasauzi yego hanyuma abategura ibiteramo ko by'ukuri muri iyi minsi usigaye ubona cyangwa se n'ibintu bimaze n'imyaka isa nkaho itari mike cyane ukabona kugira ngo yuzuze cyangwa se ategure igitaramo avuge ko araza kuba yakunguka akuzuza wenda arena cyangwa se Petit Stade mu myaka ya kera ubona ko bakifashisha cyane cyangwa se bakizerera cyane mu banyamahanga kugira ngo mu minsi ishize naganira na Bruce Nore arambwira ati buriya sinazana umuhanzi w'umunyarwanda wenyine kuri stage nzi ko cyangwa se niteze ko nibwunguke bisaba kujya kuzana umunyamahanga kugira ngo igitaramo cyanjye nanjye nze kugira icyo nkuramo urumva mu by'ukuri ntago aba bantu bategura ibitaramo bizerera cyane mu banyarwanda ubona biterwa n'igisubizo uko abanyarwanda batarajya fan base yakwasesinga ibitaramo byabo biterwa n'iki abanyarwanda niyo mpamvu rimwe na rimwe batabizeramo nuko cyane ko babona buri gihe ni icya mbere urumva wenda umuhanda acuranze ku wa mbere kwa kangahe urongera uzengaragarutswe rero ubundi tuzenguruka turi muri Summer Country Tour tugeza Nyagatare tujya Musanze wagiye ubibona ko baza cyane bahuruye baza kutureba ariko nka buriya wongeye ukatugarura biba bigoye kuko abantu baba bakubonye ariko nuba wa muntu akenshi usanga baba batamuzi bigatuma bazira kuri wa wundi noneho n'abandi bakundaga n'injyana bakavuga bati ariko n'umwana w'umunyarwanda atabona umwanya wo kumwumva ubwo rero ndabashimira nanone ko banatekereza no kuvuga bati yego tugomba kubaha umwanya ariko n'igihe abanyamahanga baje nabwo nacyo tubasiga bazajya baba bahari nabo baririmba yego hanyuma reka dusoreze ku bikorwa byawe Super Manager muri iyi minsi usa nkaho sinzi nimba wenda atari ngewe ureba neza icyo nzi nuko nkurikira social media zawe cyane usa nkaho utari gusohora indirimbo nshyashya wenda abafana bawe batakibona umuziki wawe ku gihe cyangwa se mu buryo bwihuse biri guterwa n'iki bihagaze bigezweho nakoze cyane mfite indirimbo nasohoye muri iyi minsi ngiye kuyikorera video indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili nakoreye muri studio nyikorerwa n'umuntu hano umuproducer witwa Kiss yatangiye gushutinga nashutinze uduce tumwe mu Mombasa muri Kenya ariko ibintu zabirangiza mu Rwanda ariko izaba ari indirimbo nziza kuko nanjye maze igihe nk'uko wari ubivuze niga icyo nakosora kugira ngo nanjye n'abatanyemera banyemere kubera yuko buriya n'abahanzi bose benshi bakomeye ku isi kurikiranye amateka bumva ko batangiye batemerwa babwiye benshi babwira ngira ngo wabonye Harmonize bamwirukana mu kuririmba bamubwira bati ushigenda ujye guhinga we kuririmba ntabyo ariko bose baje kuba abafana be rero ibintu byose buriya uko ugenda ubimenyera baravuga ngo experience is the best teacher buriya kugira ubunararibonye cyangwa se uburambe mu kazi niko kamenye neza ndizera ko byiza biri imbere ni heza kandi haranezeze dusabe Imana ubuzima uvuze ko ahantu Harmonize uranyibutsa nigeze kubona interview yawe uvuga ko rwose bano batipo muri Tanzania benshi muba mufite connection hagati yawe nabo nawe uteganya kuba wakorana indirimbo nawe mu buryo bwa mu gihe cya vuba mu buryo bwa official rwose ndabiteganya ariko izaba ari projet izakurikira iyi ndirimbo irimo gusohoka rwose byubuze nibyo nzajya Tanzania nzakorana indirimbo n'umwe kandi navuganyeho na Alikiba yaza mu Rwanda twarabiganiriye ariko asaba yuko ninjya Tanzania ariko twakorana kubera yuko yari yaje cya gihe aho ngaho muri Junction aririmba ntabwo byari byamuzanye yari yaje gukora music mu Rwanda gukora concert agahita asubirayo yego super hanyuma wenda dusoza gato cyane ndagira ngo ugire inama ugira abahanzi bato cyane bakizamuka mu byinshi bitaso mu kuri wabo ndetse n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange badakunda umuziki wabo kugira ngo mu by'ukuri ugire inama ubaha babe bayikurikiza kugira
ngo bazabashe gutera imbere cyane nk'umuntu ukuze muri ibi bintu cyangwa se umuntu urebera kure cyane ibintu akaba azi aho bigana. byose nabanza kubabwira ko ubu muziki yabaye akazi nk'uko umuntu abyukira mu biro, nk'uko umuntu abyukira ubucuruzi, aka ni akazi, ntabwo bikiri uburara cyangwa se ibintu by'umuntu yatinya kubwira abana be ngo ntibakore, kuko turabibona abantu bubaka amazu, abantu bararongorwa babikesheje music bakigisha abana babo. Ubwo rero ni akazi, rero abahanzi natwe tugakora turushaho kukanoza, tukagira muri disipline kandi tugakunda twukorera we cyane. Ikirenze dushyira Imana imbere, tubahe n'amategeko n'amabwiriza y'igihugu, ariko Uwiteka tumushyira imbere cyane kuko byose ibyo umuntu akora iyi Imana ibirimo biba successful, kandi nawe urashayininga cyane kandi ushayininga noneho byiza, bitarimo icyaha cyangwa se bitarimo ibivumo cyangwa ibintu bibi. Kuko nibaza ko nawe urabizi neza ko buriya Uwiteka akunda umuntu ukora, iyo ukora kandi ukagira discipline byanga bikunda ugera ku cyo ushaka. Abakunzi bacu ba music turababwira ngo bakomeze nitakujali na misio taperi ado mwendo wa kinyonga unavotembea malingo na miko